muri ahubwo mukubitaga poje nayipimisha SIDA nsanga ndi muzima natitiraga ariko no kuri kumaso domejo barapimye oya da wagiye uri gutengurwa uvuga ati karabaye nari ndimo kwinwa kanoresi baharakabari ka Sodoma baza ejo bari barimo gupima n'umugoroba gupimira ubuntu uriya kurujyayo ntabwo ari kwiyahura ufunga umwuka yafunze umwuka oya numvaga ko nubundi uravuga iti reka njye kwipimisha uriya yo wipimishije umenya aho uhagarariye wasanga waranduye iyo usanga nyine ubyaraburiye byose baranampimye bapimaga byose umuvuduko w'amaraso diabete byose nasanze ndi mutaga oya ni ukuri kwimana natubeshya ni izina ry'Imana iyo usanga byararangiye waranduye nari kwiyakira ugafata imiti natangira kumira bibira binini cyangwa ariko nashyizeho iyo nsanga naranduye ne gufata umuntu akazajya kubifatira kwa padiri Gikondo ngese kugira ngo ujijishe utagaragara agaragara azimye ushyiraho umuntu ukazaza umuhemba akagenda akabikuzanira iwawe undi ugatangira kuzaza ubimye mu nshuro 10 utanga umubyizi wikingiramo rimwe 10 zose se nawe urarenga oya manase buriya kwandura ni umwaka kandi amaraso mfite buriya ngo ntabwo ipfa kwandura kandi nanone yase nkora umubyizi ngo nihanyaguze buriya abantu ibihanyaguza nibo bandura kwihanyagura vuba ngiye nako kandi ndasa ni nko kujya ibyumba umutwe yakoresha isemwe ukakoresha iminota 30 ni nka drone wowe none uravuze ngo umuntu ugira vuba ntabwo yakwandura gute se ntabwo yandura niyo mubaze arabizi ndabizi ubizi ute yese ureka kwipimisha ryari macyo waye mwiza nafite batera nkunga se bava hese Nzovu aha babandi bumubyizi urabazi ntabwo nanjye uzandangire uzamayashyira ariko twakaruje wabyemo nawe none se burasanga yaranteye inkunga ntamenye yamanite hari ikibazo se oya yavuze ngo inkunga y'umubyizi inkunga y'umubyizi uyishaka ushaka ukabyiza nuko ibugesega nikure ni kure se gute ni Nyamata hari 700 kuva i Nyanza 750 uvuye i Nyanza ko tujya habi 10 na bingese Nzovu uyabaye ari mu rubuga imbere ya kamera mu kirangaye Shaveni nahiba agakora episode zingahe episode nubwo zaba 3 sinazireba ese bazi ikintu kazirangiza 2 ako yarapfumaguritse do amaherena yapfumaguritse imitako y'abagore se rati yapfumaguritse 3 nibwo ni 6 niko rata Jenny wapfumutse bagupfumuye ufite imyaka ingahe njye wipfumuye niwe wipfumuye wari ikinishije bagita kwikinisha 18 wari ihanganye ariko 18 naragerageje ariko nibyo 18 buri uba wese umunsi gato ugeze kongora aya umuzingura uhakura igira ku ruhande ibinyagu byose ukarya uzo kandi ibinyagu umenya wabi aha urabihakura da harakaremba muri bushize ngo twinywera umusuru harya ira ndimbo ya Sebanani niye yisubiriremo rero urwo ngukunda nikimeza tireka ngukunde nabukunze uko ndufite ni wowe ndufitiye urwumvirize ugihumeka ugifite ruseke dore umwaka urashize n'undi uratashye twinywere umusore twinywere musururu ibintu nk'ibyo amahundo amasaka iyo yeze manasarayiza bari kukujijisha urumva ko ari kukumara aravuga tugifite ruseke ni iki ruseke akaba imbaraga icyo kintu hanyuma ndakubaza uzamoko ngayo dukingirizo yego mana yagasana uretse kuba nzi ko kitwa gakingirizo nta kindi kintu nzi uzamoko ngahe ndabizi se Nzovu uzamoko ngahe wowe hari rifugadi yego iriya ituruka i Bugande hari Brazil hari Brazil rifugadi ngeni zo nzi hamwe n'ututundi batanga mu tuzu twa Seneresi ututuzu kamwe kari Sodoma kandi kari i Remera akandi kari mu Gasyata akandi kari Nyamirambo
reka tubasuhuza nanone rero bakunzi ba Pastor Manase, bakunzi ba Nzovu y'Imirindi, bakunzi ba Jane. Uragarutse Jane? Nako ngo ruhengere ibugesera meze muteze? Tumeze neza n'imvura nyinshi. Harya nukosaga ku mutwe ubushize? Wari wambe nerinete se? Wahinduye muri make wabaye mwiza. Nafite batera nkunga se. Bava hese Nzovu? Aha. Babandi bumubyizi. Urabazi? Ntabwo nanjye uzandangire urabona yashyira ariko tubakaruje wabye nawe. None se. Bura wasanga yaranteye inkunga ntamenye. Ko nawe waye. Yamanite. Hari ikibazo se? Oya, yavuze ngo inkunga y'umubyizi. Inkunga y'umubyizi wishaka. Ushaka ukanda nuko ibugesera ni kure. Ni kure se gute? Ni magana Nyamata magana ni kuva Inyanza. Magana 750 uvuye Inyanza. Ko tujya habi 10 na bingahe Nizumu. Nzovu, uyabaye ari mu rubuga imbere ya kamera mwishyura ngahe? Shaveni nahiba. Agakora episode zingahe? Episode nubwo zaba 3 sinazireba. Sebe wazi ikintu kazirangiza wowe. 3 ebyiri. Ako yarapfumaguritse do. Amaherena yapfumaguritse. Simitako y'abagore se rati. Yapfumaguritse 3. Nibwo ni 6. Ni 6. Niko rata Jane. Wapfumutse bagupfumuye ufite imyaka ingahe? Nje wipfumuye. Niwe wipfumuye. Wari ikinishije. Wagita kwikinisha. 18. Wari ihanganye ariko. 18. Naragerageje. Ariko ni 18 buri waweze. Umusiga tugeze kongora. Aya umuzingura uhakura. Igira ku ruhande. Ibinyago byose ukabya. Uzo kandi ibinyago umenya wabi. Aha. Urabihakura da. Arakaremba muri mbibushize ngo twinywera umusuru harya. Ira ndimba sebanani. Niye. Niye. Yinsubiriremo rero. Ha, urwo ngukunda nikimeza. Tireka ngukunde nabukunze uko ndufite ni wowe ndufitiye urwumvirize ugihumeka ugifite ruseke dore umwaka urashize n'undi uratashye twinywere umusoro twinywere musururu ibintu nk'ibyo amahundo amasaka iyo yeze Manase arayiza bari kukujijisha urumva ko ari we aravuga ngo tugifite ruseke ni iki? Ruseke akaba imbaraga. Nakabaraga imbaraga cyangwa ruseke ni igufwa ruseke ni igufwa ry'umurundi. Yabandi rero tugifite ruseke bati tubikore tukiri bazima. Tukiri bazima. Ese waba muzima udafite imbaraga wakora iki? Nyine niyo bangaka dukundane tugifite ubu buzima. Ni nkabyo yarashatse kuvuga. Kuko iyo umuntu adafite ubuzima so wakunda. Nzovukore rero ngo muritse kujya gushyingura inshuti yanyu mwe muturanye kera. Mama wari uturanye nkibana na mama Sandrine Sodoma twe duturanye nk'uwa muntu watumenyeraga abana natwe tukamenya be yaritahiye. Naramutabaye ko masane batabonye akanya ko kujyaho yarari mu kazi. Naruhukira mu mahoro. Ese mama Sandrine nago mu kibana kuvuze ngo ukibana na mama Sandrine? Ntago tubana. Aka kanya ngo tubana dushobora kuzasubirana ariko nago tubana aka kanya. Okay, yavuze ngo umuzinga wawe uhakura. Umuzinga uzi cyari cyo? Umuzinga yego. Numuki? Ni nk'umutiba wororeramo inzuki. None ko kurebye ati imyaka 18 umuzinga wawe uhakura. Umuzinga guhakura bisaba imyaka 18. Imitiba y'inzuki. Yarashatse kuvuga icyo? Yarashatse kuvuga ko wenda ari bwo umuntu yaba ageze igihe cyo kugira iki? Cyo guhakurwanye. Nibwo yaba akuze wenda afatika. Nibwo yaba afatika. Ura ni nkabyo reka se nk'umukoso wa gatoya. None uyu umuntu ari munsi y'imyaka 18 uwo mukobwa iyo bengo ko hari icyo mukora ni nabwo ribi gufunga. Ariko umukobwa uri hejuru y'imyaka 18 ribu nta kigutse. Se bura nago yagufunga bwo? 18 hagati ashaka kugufungisha. Ariko afite 19 20 nta kibazo. Nese wa 18 we ntago we bagufunga bitewe n'uburyo yagiye. Bagufunga. 18 nabwo ribu yagufunga. Ariko hejuru ya 18 ntago bashaka kugufunga. Nubwo umukobwa yashaka kugufungisha waburana ugatsinda. Kuko wa mukobwa ntago watsindwa. Watsinda hejuru ya 18 watsindwa byagenze bite? Yarafite 18 kuzamura watsindwa byagenze bite? Enda ushaka kumufata ku ngufu
kumufata ku ngufu bigaterwa n'impamvu n'ibyo wamukoreye ariko buriya nanone mwabyumvikanyeho umukobwa agashaka kushaka kugufungisha hari waburana ugatsinda. Nese ikimenyetso waba ufite ni ikihe kigaragaza yuko mwabyo ibyo Nzovu yavuze ibyo Nzovu ashatse kuvuga mbere na mbere icyo kuvuga ngo afashe umumineri cyaba kivuyeho icyo ni icyambere enda nanone Nzovu umumineri ni umuki ni wa mukobwa utaragiza ku myaka nyine uyirengeje uri enda tuvuge ribu ibara munsi ya 18 buriya afite 16 15 kwanza 18 kumanura uno umwana njye n'ibikecuru biri kuri iyi si si nk'ibyo rata wabona nashaka 30 umuntu mukuru ugeze uganira nawe yarafite imyaka ingahe nanone ngewe sindajya hejuru y'imyaka 30 yes ni ukuri kwimana Nzovu ni umusirimu nta muntu muri aho afite imyaka 30 kuzamura n'amasanire umugore wanjye ubu afite 31 tumaranye imyaka 6 tutabana ubwo yari afite 26 nubwo duherukana yes ubwo heruka iriya mbehe uriko kwiriraho mu myaka 5 ishize mbere ya covid gato yes nta bandi singe 23 22 bana cyama 20 gifite 20 ingahe ntago nakwisondeka ako rata nibyo nta rubaji kuki wanga bo munganya imyaka wafate rubaji impanda zongere muri rubaji impanda ntabwo bishoboka nize Nzovu abo bana abo bakobwa bafite imyaka 23 ni ingahe buryo bo bavuze ati natwe nishaka umuntu w'imyaka 50 kandi ari baba bakeneye erega buriya Nzovu afite akabaraga ndagafite none urabona uriya muntu uri munsi y'imyaka yawe abagifite amaraso mashyashya ya maraso ye mashyashya ajya muri ahubwo mukubita agapoje nayipimisha SIDA nsanga ndi muzima cyatitiraga ariko no kuri kumaso domejo barapimye da wagiye uri gutengurwa uvuga ati karabaye nari ndandimo kwinywera kanoresi hari akabari ka Sodoma baza ejo bari barimo gupima nimugoroba gupimira ubuntu uriyahura ujyayo ntabwo ari kwiyahura ufunga umwuka yafunze umwuka numvaga ko n'ubundi uravuga iti reka njye kwipimisha uriya iyo wipimishije umenya aho uhagarariye wasanga waranduye iyo usanga nyine ubyara byose baranampimye bapimaga byose umuvuduko w'amaraso diyabete byose nasanze ndi mutaga ni ukuri kwimana ni izina ry'Imana iyo usanga byararangiye waranduye nari kwiyakira ugafata imiti natangira kumira bibiriya binini cyangwa ariko nari nashyizeho iyo nsanga naranduye nari gufata umuntu akazajya kubifatira kwa padiri igikono gese kugira ngo ujijishe utagaragara agaragara azimye ushyiraho umuntu ukazaza umuhemba akagenda akabikuzanira iwawe undi ugatangira ukazaza ubimira ariko nasanze ndi muzima Imana ihabwa icyo ni ukuri kw'Imana iyo usanga waranduye uriyakira urumva akabazo iyo usanga waranduye urumva ari nka uri gukeka ndo barakwanduje mu bantu bose wanyuze ntabwo apfa kumumenya nyine icyo gihe nta muntu navuga nawe utekereza abo mwaryamaniye aho ukabatekereza uko biti byanze bikunze bari abantu bo banyanduje ntabwo watekereza upimisha ijisho ibanga ukoresha ni irihe mu nshuro 10 utanga umubyizi wikingiramo rimwe 10 zose se nawe urareba buriya kwandura ni umwaka kandi amaraso mfite buriya ngo ntabwo ipfa kwandura kandi nanone yasinkora umubyizi ngo nihanyaguze buriya abantu ibihanyaguza nibo bandura kwihanyagura vuba ngiye nako kanya ndasa ni nko kujya ibyumba umutwe yakoresha isemwe ukakoresha iminota 30 ni nka drone wowe none uravuze ngo umuntu ugira vuba ntabwo yakwandura yakwandura gute se ntabwo yandura niyo mubaze arabizi ndabizi ubizi ute yes ureka kwipimisha ryari kuko mana nyagasani ejo ndi nagiye kwa muganga waripimishije warikekaga nawe ntabwo ari ngombwa ngo ube wikeka kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze ni ingenzi none se nkubaze ubundi virusi ya SIDA yandurira mu busambanyi none uzi neza ko ntabyo ukora wakwikeka gute arabikora gute ugiye kumbwira ngo ntabyo nkora ndi umuntu wenda ndabikora ubwiwe n'iki se ubwo nyine icyo kintu hanyuma ndakubaza uzamoko ngayo udukingirizo
uretse kuba nzi ko kitwa agakingirizo nta kindi kintu nzi. Uzamo kangahe? Ndabizi se. Nzovu uzamo kangahe wowe? hari rifugadi Yego. iriya ituruka i Bugande, hari Brezil, hari Brezil, rifugadi nge nizo nzi hamwe n'ututundi batanga mu tuzu twa SNLS, utu tuzu kamwe kari Sodoma, kandi kari i Remera, akandi kari mu Gasyata, akandi kari Nyamirambo. Ese ahantu turi hose ubuhazi wowe? Hazi yahayoberwa gute wumva? Nzovu wogere wayasangamo zingahe? Ebyiri, hari utunze tubiri, dupiyese tubiri. Utuntu twagiye. Hari hirya amato ndumva kamwe nagakoresheje ejo. Ejo watanze umubyizi? Nzovu ko wapfumaguritse. Ariko ratani ibyo kandi nizere ko utagiye ku gikecuru. Ejo nzova nyiciye akazerega. Yamye ngo ndaje biragira ko yo telefone. Ngo nyine urumva akakubwisha ukuri aho yarari. Ariko kandi abiketse nabone hashobora kuba n'umuntu ubwiye ati Nzovu wigenda. Oya uzima mubona. Ndumubwiza ukuri sasa. Narasinze. Narasinze. Yego. Nsinze. Banjye sinjya nkunda kuza mu kiganiro mfite imbaraga nya kubyo naza kunene nkasinzira. Ubwo icyo gihe mita usibye ko wenda nakunda ntashobora kuguhakanira kuko nagira gutya najya kubyuka ngo kugira ngo nkarabenze imbaraga zikanga nkongera nkiryamira. Bigezeho neza. Ubwo rero sora gukongera akwiye imbaraga zanga. Ariko bibaho. Nzovu hanyuma se uwo muntu ejo mwaganire ninde? Ibyo tubyihoreye. Engineer waganiriye. Ashaka bivuge wowe kandi rata mugira ubwira. Ariko gusa ikindi nuko waganiriye. Naganiriye. Wahinze ahagaragara cyangwa wavunitse inkono? Yakubwiye ko atajya yihwanyaguza ariko. Oya buriya tuye tuvugisha ukuri. Umubyizi ugomba guhinga ushoboye umushike warangiza wakusa ikivi ushobora gutangiye cyangwa byakwanga cyangwa waginga wakigezemo hagati mu kanya enda ejo cyangwa ejo ukongera ukagisubukura. Uzasubukura mbeze. Nzovu kwibiganiro rimwe na rimwe banagushinja bati mu kwambira bizi uzasanga umugore. None atinyuka uvuga uteje natanze akabyizi. Nta kuntu wakwihangana ukaba ntuzonye utakabyizi. Nese umubyizi nimba uvuga ngo nzasura n'umugore. Nese wamikiraka cyo guhinga singihinga. Yegora. Nese akazi kari tubica no kabuze. Nese wahingisha agakingiza. Suvuze ngo tudukinzo tubiri hirya ya uti agakingizo niyo suka yawe. Bura n'isuka kandi nanone kuvuga ngo mu masanine ngo tuzasurana mu kwambere. Yumvise ko nkoresha iriya suka nabwo nabyo byize. Yavuga ngo ntabwo izarwara umugezi. Iriya suka ni ingenzi kandi ntabwo nimba tuvugisha ukuri naza kucyana na niyi tubica. Buriya umugore iyo mumanye imyaka ingahe ntabwo ikibi nuko naba nkoreraho nimba nkoresha iriya suka ntabwo yabyumvise yumva yampa n'amanota cyangwa akanansengera. Ariko ibyiza nuko wakwifata burundu. Ntabwo byakunda ko mugabo mubaze ko najya yifata. Ndifata kubera iki se wifata gutariko nkikomeza nkanikanyaga yambabarira nuko mugani Jane. Yes. Wifata mu mayeri byari wo tutubeshye. Amayeri tutabeshyanye. So none no kubivugira imbere ya kamera. Twese sindimo kubivuga ngewe. Hari umugabo ufite? Hari uguteganya vuba aha. Ubwo niyo nabo mbuteganya niwe twaba twarabikoranye. Yego ntabwo byamutwara. Uheruka amayeri ryari mbatari bana. Amezi 3 arashize. Arabeshya. Ntabwo mbeshya. Ariko amezi 3 nayo ngaye. Se ni menshi. Nzovu arabyemeye? 3 ariko barahagije kuko n'undi ni 3 bahita bipimishirizaho SIDA. Birahura yuko ejo muri nagiye. Wagiye umuntu SIDA uyipimisha ureba igihe uherukana no mugiye gukorana amayeri y'amezi 3 ashize ugomba kujya kwipimisha. Nzovu uyu muntu aramutse agusabye kumusura wajya ikibazo yanzimana cyangwa nanjye nkamuzima nanjye ni nkuko yansura nose Imana yavuze ngo abantu twaremane iki urukundo nta musura nese ubundi twamaze kumenyerana. Kandi ugeze yakwakira kugaruka ukirira. Yangaburiye naryo yandekana ko icyo cyayi nkakinywa akateka tukarya tugasabana nabindi. Nzovu antuka niki kuno kubivuga antuka yego antuka vraiment antuka ndumva bisobanura antuka vraiment antuka nako kanya se cyangwa ni mu gihe cyagize gite
Abizi se ukuntu imvugo uyumva nk'ahantu nawe ikagukukiramo bibaho utanazi icyo bisobanura njya mbyumva ari ubivuga antuka vraiment antuka ni icyo ubwo vraiment njye ndumva ni nko kumva hari ni nko kumva ikintu yenda nk'uko bashaka kumbwira nk'ijambo nkambwira antuka vraiment nanjye ndabyemeye wowe ubyumva ute Jane ntabwo mbizi Biranze. byumva na yego reka twumve da urashaka kumwita inzovu ndashaka nko kuwa gatatu kuzansura saa 2 saa 3 antuka vraiment nanjye ndabyumva nzaza nyine nebyo okay Nzovu rero turateganya kuzasura abantu bibungwe kuwa gatandatu bungwe mbone kubivuga kuwa gatandatu kuwa gatandatu turaseruka ahantu bita ibyumba ahantu bita ibungwe aho Pasiteri Manasi yize niwo bita Amagi de Black barize kandi ibungwe hanyuze abantu benshi tuzabasura nzasange mwanterekeye amarwi ikigage njye ntabwo nzanywa noresi inosi ntabwo nakongera kunywa ngeze ibungwe nzanywa ikigage mu nkubite muri bya bikopo binini ubundi bakubitira umudiro nyine icyo kigage uzakinywera hanze y'ikigo ariko tuzagira no mu ishuri indani njya gusoza abanyeshuri tuzagira mu kigo nzabaha imibare bananira n'ubumenyi bw'isi ibibazo n'imibare bikabananira oya ntabwo byabananira abantu bizungu abiga ibungo n'abanyabwenge nzabaza agace batemo ikiyaga gakora bizungu ukora ku kiyaga wowe nuko mbakopeje umurenge mugwe ntabwo ukora ku kiyaga oya umva abanyeshuri kano kanya bari mu ishuri sibyo nta nureba ibigano dukora kuko telefone ntabwo zemerewe mu kigo abayobozi bo barinyabya abayobozi bo none ndababwiye nzabasura mwa abayobozi mwenganiza abanyeshuri banyu mbakubita imibare mbakubita ubumenyi bw'isi mbakubita ibirunga mbakubite Afurika Amerika i Burayi okay Nzovu fitire na future bitandukanira he fitire na future umva bigura fitire si igihe cyahise hari fitire ni igihe cyahise naho future se si uruganda future hari nayo tubica n'ufite bita future imbere future future muri uruganda aho si umukobwa twazamujyana tuzamujyane nibura ansamuse ariko warapfumaguritse hari ikibazo murakora oya ntabwo kuwa gatandatu nzakora tugukozemo se niko tuzamujyana uzagende Nzovu nibura muri kuganira dusangira akaburushete ko mu rukomo naho tuzakora ikiganiro burushete zawe tuzaca no mu nkambi ya Kamwana tuzakora kuzaba turi kumwe tukagenda mu nkambi y'ibyumba mu nkambi y'ibyumba ureba mu nkambi y'ibyumba mu nkambi y'ibyumba ni ukugenda ukareba kuko wa mama wacu w'inshuti yacu Olivia twagiyeyo ajya tujyana twari turi kumwe tujya mu nkambi areba ahantu babaga na bakamwana nta twagenda twasura ariko nta kintu kiba kiriho ni amakontineri ni ibiki ako yakatwereka aho yakoraga ubuhwituzi yatwereka kurya ibivuzo n'ibigage na za karigazoke byose yatwereka buriya yakamwana za nawe tuzajya niba ngombwa naza abatare yasinze tuzamujyana uko tuguze abantu bose bizibungwe abakiri kwigayo abantu bose bahazi kuwa gatandatu tuzakora ikiganiro twagiyeyo asa kira kigo kibungo kimaze nk'imyaka nk'ingahe gishinze nyinshi harimo n'icyambere ya jenoside cyangwa ni nyuma njyewe ubwanjye uko ngana uko nakuze numva ngo groupe scolaire Papedike Bungwe niho wize se buriya abantu barinyuzeho ni benshi cyane bo muri iki gihugu rero ukora ko wagiye ukunda gukemanga cyakabazo baje Amaji umubaza ngo ubuso bugize u Rwanda ubuso bw'u Rwanda ni bungahe yaramunaniye utakibungwa sha ubwo rero tuzajyayo wowe ubuso bugize u Rwanda ni bungahe ubuso ibintu byananiye Amagi de Black n'indi zayishobora wenyine ubushobora kubishobora nawe ngo hagiye gake mu wa gatatu ntabwo nabishobora si ibintu byananiye icyamamare ni ntabwo icyamamare ibintu byose ni ubwenge icyamamare Nzovu se icyamamare njye ntabwo mbizi ngaho nabinsobanurira oya twa ngo icyamamare ushaka no kubibaza
melody ushobora kubibaza debeni bikamunanira kandi ari ba bantu b'ibyamamare noneho bajya ku mugabane w'i Burayi ngo bumbwira ubuso ndahita mbifata mu mutwe ahubwo amakuru agezweho b'abakobwa ryari Dorcas na Vestine uriya washatse yitwa nde Vestine yatandukanye n'umugabo reka n'igihuha n'igihuha kandi noneho hari indi ibaruwa yasohotse ku rukuta rwe ivuga yuko ari umuntu wamushimutiye akawunti cyangwa ntabwo wayibonye akawunti ni kizuga nikwereke nabifashe screenshot hano wabifashe gute screenshot ngo iki screenshot nabona akantu hise umenya noneho nagaki Nzovu avuze ngo screenshot agaki screenshot ngo nagaki nese iyi telefone yabifata Nzovu ubundi ngo yaravuze ngo nagaki yaravuze ngo agaki ngo yabifashe ngo nimba ari screenshot ubwo ni ibiki sarje kuvuga ni urukuta nyine iyo screenshot ni ibiki nyine ubwo yakoze iki nyine yinjiye muri mu mantuza mu porogaramu babyita mu porogaramu yasubizaho shambonye ibyo ndusha none uzi impamvu uzagure telefone nini bareba yitwaye wari uyifite ubwo ni wa muntu wakabikize wayitwa Nzovu hanyuma rero ngo Delphine araho ariko Delphine araho ariko ejo bundi yampamagaye ari kumwe n'umugabo arimo kumwirukana mu nzu yes wirukana undi arinde Delphine arimo kumwirukana ngo yamwambuye yarimo kunywa hari n'inzoga ngo isigaye yarateye bita mambo ni ibiki byari kere oya intoza bahita ngo iki igura 2,000 ahari ariko ngo jyana inzoga yawe ngo ibi kuki se guhamagaye bari gutongana kuki atadetse ngo aguhamagare yitonze Delphine nawe umenya yagira ngo angaragarize yuko ari kumwe n'umugabo yagira ngo fureke nyine fureke biki nawe se ushaka undi ku ruhande ariko yeho ya kandi nawe yaramufite ariko se wowe ntago ngiye reka nkubwiye Manase ngiye gusubirana n'umugore wanjye mu kwambe ibintu byo kujya mu ndaya nabaye mbiparitse kandi wari wivugiye ngo ufite n'agakingirizo ko Nzovu kandi abantu bavuze ngo iyo ndirimbo barayirambe buri munsi wari uyivuga ngo bategeze ariko iyo ndirimbo n'amahondo singiye kuzamuha iryijana uri murya aha nzaza tuyasangire nta kibazo kandi uzampamagara amahondo nyamahondo yakoze igikorwa cyiza abaguze inzu ibyo biramuri Manase azayigure nashaka natwe tuzazigura nese ikitwemeza ko yaguze inzu ni iki Manase ko waguze ibibanza nujya ubinyereka muri telefone we twamwajije yanga kutweka icyangombwa cy'ubutaka nyine yanze mu mutakiyo bamwibase ninde wakwibanuza icyangombwa cy'ubutaka akuremera ko akoze akantu keza nyamabondo bibaye ari ukuri nayacu agenda yiba n'ejo bundi hari abantu yampaye barambwira ngo bagiye kundemera ngo bagiye kundemera none amafaranga yanjye byanze bikunze baramuhaye nyamabondo se azayaguha nyine ayampa byaheye n'ejo twari turi kumwe n'umugore wiwe twakoranye ikiganiro kwa Gisirage yego akomeze neza nyine Nzovu we guteye twemera ibyiza by'abandi bagezeho nyamabondo natwe tuzabigeraho nyamabondo aba yarabikoze ni byiza iyo nyamabondo abigize hari nkuramupfumaguzi nimba bamwita Noheli yavuze ngo ariko ngo nyamabondo ngo dusange muri iki kibuga ngo dutange kugura inzu nabaye akamwana bose babyibaje ariko ngiye buriya mporana ikize gihe cyose nanjye ikibanza nzakigura kandi buriya ninsurana n'umugore ntabwo azashira nk'umwaka naguze ikibanza yego Nzovu ejo muzagabana ngahe tugabana iki uragira ngo bazamuka ku itariki 30 z'ukwa 12 nuyavuga bazagura tubwirega nta kibazo urata wewe uyavuga so urashaka umuteza abantu dusengana kari wowe ubanje kuyataniraho nzayaryaho da we ni ayagucirwa ntagucumurizo ntabwo yanyibenda nyine navuga ko ucumurizo ibyo 40 tukabinywera tukabisangira ariko ntabwo yiba burega abantu biba ni indaya ntabwo ari indaya ntatanango niba ngo turime ndirimbo uragiye ukiza ngo mbaye kabwera tuyisorezeho sibyo uriye ukiza ngo mbaye kabwera ni indirimbo rega nta kibazo iyo ndirimbo ore ngaho tugende abo bwite mbaye umugisha naguri kabwera kandi ari indirimbo isanzwe reka sindi bwikirize wa waje imbenzo vakarimba keza ubushize ngo ushaka kandi kamwe ntore gusa se reka dusoza ngaha bye bye